Mwese bakurikira ibiganiro bya Giant Voice TV tubakiriye mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi, aho bigaragara yuko tugiye kubagezaho ibishya mu gutwara abantu mu mujyi wa Kigali. Biragaragara yuko leta izajya yiyishyuriza abagenzi. Umunyamabanga wa leta ushinzwe ibikorwa remezo muri Minisiteri y'ibikorwa remezo, Engineer Uwihanganye Jean de Dieu, yavuze ko bari gutunganya uburyo bunoze bwo gutwara abantu mu buryo bwa rusange, ku buryo bisi igiye kuba amahitamo y'ibanze yo gukora ingendo ku bantu bose. Inama y'abaminisitiri yateranye ku wa 28 Ugushyingo 2025 yemeje ko uburyo bushya bwo gutwara abagenzi buzatangira mu mujyi wa Kigali, bigizwemo uruhare n'ikigo cya leta gitwara cyitwa Ecofleet Solutions. Imodoka zizajya zimara iminota itarenze 10 muri gare, zihite zihagurukana abagenzi zifite, ndetse ku byapa nta modoka yemerewe kuhamara iminota irenze 3. Leta yashyizeho sosiyete nshya yitwa Ecofleet Solutions kugira ngo iyobore kandi ihuze imikorere y'uburyo bwo gutwara abantu mu mujyi wa Kigali. Ecofleet Solutions izaba ishinzwe imikorere y'imodoka zitwara abantu mu buryo bwa rusange, ku buryo uwikorera we azajya aharanira gutwara abagenzi neza. Ibindi hafi ya byose bitwara amafaranga bijye biharirwa leta, mu kwirinda kwa guharanira inyungu byatumaga hatangwa serivisi mbi. Ecofleet izaba ireberera uburyo ubwikorezi bukorwa, imenye ko bisi zihagije zihari ndetse zikwirakwijwe mu mihora n'imihanda yose nta bibazo zifite n'ibindi. Izakora ingendamigambi ku bijyanye n'imihanda, igenzure uko abantu batwarwa ku gihe hisunzwe ikoranabuhanga rigezweho, inarebe ko bisi zose zujuje ibisabwa, harebwa ko zisukuye, zitekanye, abakiriya bakiriwe neza, izipfa nazo zinakoreshwe. Iki kigo kandi nicyo kizajya kigenzura ibijyanye n'amasezerano y'ibigo bitwara abagenzi, byishyurwe hashingiwe kuri serivisi nziza byatanze aho kuba umubare w'abagenzi byatwaye. Ecofleet Solutions izaba inakurikirana ibikorwa byose bijyanye n'inyubako n'ibikorwa remezo bikoreshwa mu gutwara abantu, kuva ku bigo bikorerwamo imodoka, gare za bisi n'aho zihagarara hose. Abagenzi bazajya bishyura serivisi bahawe mu buryo bw'ikoranabuhanga. Amafaranga azajya yakirwa na Ecofleet, ibigo bitwara abagenzi byishyurwe binyuze mu mucyo, ariko n'ibititwaye neza nabyo bizajya bihanwa. Ibigo by'abikorera bizakomeza kugira uruhare muri iyi mirimo, kuko bizaba bikoresha imodoka byishakiye abakozi no gukurikirana serivisi za buri munsi. Ecofleet Solutions izashyiraho uburyo bwo gukorera mu masezerano ashingiye ku bakoze neza serivisi nziza, inatume bashimirwa aho kuba umubare munini w'amatike batanze. Ibi bizatuma umuvundo ugabanyuka, ko ikigo kitazajya gihemberwa abantu benshi cyatwaye, ahubwo ari byo byatumaga ubona imodoka zuzuye cyane, abantu bakagenda benda guhezanya umwuka. Abazajya bafatwa bishyuje mu ntoki bazajya bahanwa bikomeye, kuko ibikorwa byo kugenzura byo byakajijwe. Abashoferi bazakomeza kugenzurwa n'ibigo byabo, ariko ubu bazajya bakora mu buryo bwuje umwuga ndetse bagenzurwe neza kurusha uko byari bimeze. Engineer Uwihanganye ati, ubu Ecofleet iragura imodoka, izindi zikodeshe, izajya izitaho, inazikoreshe n'ibindi byose bikenewe. Uwikorera azajya ahabwa amasezerano aho azishyurwa bigendewe no kugera ku ntego. Ibyo kuvuga ngo arahomba, harunguka ntibikimureba. Ibimureba ni ukugira ngo akorere amafaranga no kugera ku ntego. Intego zirimo kutarenza ya minota 10 muri gare no kutarenza ya minota 3 kuba uri mu byapa, kugira ngo bisi ibe isa neza, abashoferi badahutaza abagenzi, gutwara abagenzi neza. Nyuma yo kubahiriza ibyo azahabwa amafaranga.
utabyubahiriza nawe azahanwa kandi n'amafaranga bayamukate. Ikoranabuhanga rizibandwaho cyane, bisi izajya igenzurwa hisunzwe ikoranabuhanga ku buryo ibikorwa remezo bizajya bifatwa vuba, kwishyura hakoreshejwe ikoranabuhanga, guha amakuru abagenzi ajyanye n'aho bisi zigeze, uburyo bw'ikoranabuhanga bugenzura imitangire ya serivisi aho bisi zatinze, uburyo bugezweho bwo kureba ibyangiritse bizajya bikorwa vuba kandi ibyangiritse nabyo bisanzwe. Turaza kugaruka ku buryo bunoze buzitabirwa na bose, abayobozi bakuru nabo badasigaye. Engineer Uwihanganye yavuze ko nta mpinduka zizaba ku giciro cy'ingendo mu gihe bikiri mu igeragezwa, ndetse ko kwishyura hazakomeza gukoreshwa ikarita ya Tap and Go, ariko hateganywa n'ubundi buryo nk'ikarita ya banki na mobile money. Yagize ati turasaba abantu gukangurira kujya muri za bisi zizaba zigenda neza ku gihe, zirinzwe kandi zinasa neza, abatwara bazatwara neza. Yakomeje avuga ko bazabikora mu buryo umuntu azakenera Tap and Go gusa. Engineer Uwihanganye arakomeza ati nabyo biri mu nzira zo gukorwa. Ni uburyo bwose bworohereza umuntu, ahubwo abantu basige imodoka zabo nibagende kuri moto bajye muri izi bisi. Natwe niko tuzabigenza, ahubwo batugaye ko twaba tutabagejejeyo ku gihe, kuko turifuza ko bigenda kandi zikagerayo ku gihe. Uburyo bushya buzibanda cyane ku gukoresha bisi z'amashanyarazi. U Rwanda ruteganya ko mu mpera za 2026 imodoka zose zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange zizaba zikoresha amashanyarazi, hagamije kurengera ibidukikije. Ecofleet Solutions izatangirana bisi zayo 190 zikoresha amashanyarazi, mu gihe izindi 110 izakodesha muri sosiyete zisanzwe zitwara abagenzi, kandi ubwo buryo nibumara kumenyerwa i Kigali buzakomereza no mu mujyi wo mu ntara. Iyi gahunda nshya izatangira kuri tariki 2 Ukuboza 2025 kandi mu myiteguro aho izatangirira byose biri kurangira. Izatangirira mu cyerekezo cya Downtown, Sonatube, Remera, hakurikireho ibindi byerekezo bigiye gushyirwamo uburyo bufasha bisi gutambuka mbere, ariko Sonatube, Gahanga na Nyabugogo na Gishushu. Ubu buryo kandi buzajyana n'ikoranabuhanga rigezweho rirenze iryo kwishyura. Ku byapa bya bisi bizajya biba biriho ingengabihe imanitse, ariko hari n'ibindi iri ku ikoranabuhanga. Engineer Uwihanganye ati aha ushobora kubona ingengabihe bisi yawe aho igana n'igihe kugira ngo mugereyo. Ku bafite telefoni zigezweho ushobora kujyamo ukavuga uti ndi hano, bikakwereka icyapa kiri hafi yawe, nimero ya bisi, bikakwereka n'iminota bisi iza kugera aho ngaho uri, ku buryo atari ngombwa kujya muri gare. Yavuze ko uburyo bw'ikoranabuhanga buri kubaka ku buryo bw'ukwezi kumwe buzaba bukora neza. Ikindi ni uko bisi zizajya zihabwa umwihariko, zikaba zidafite umuvundo nk'uwo zajyaga zigira, zikaba zizajya zigendera ku gihe, aho bigaragara yuko mu minota 10 zemerewe kuba zikiri muri gare, iminota itarenze 3 zikaba zavuye ku byapa. Biragaragara yuko mu nama y'igihugu y'umushyikirano ya kuri 18 yabaye ku 28 na 27 na 28 Gashyantare 2023, guverinoma yijeje kongera mu mihanda y'umujyi wa Kigali imodoka zitwara abagenzi zisaga 300. Ibigo bitwara abagenzi mu buryo bwa rusange byaguze imodoka zigera kuri 200 kandi zamaze kugera i Kigali nk'uko zagiye ziza mu byiciro bitandukanye. Abakoze abantu mwese mwadukurikiye muri iki kiganiro cyacu cy'uyu munsi, mukomeze mubane natwe, mukore subscribe, mukore like, mukore share, mubane natwe mu biganiro byose by'umwihariko binyura kuri Giant Voice TV.